Bacira umugani mbabambuza umugani, ntuzatoroka ikantarange uzasanga ari ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzivure. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigaye inka. Umugani w'intarabona. Kera habayeho umugabo akitwa Intarabona, akagira imbwa nyinshi. Izo mbwa ze zose zari zifite amazina yazo, ku buryo buri mbwa yose yari yarajya yishakira izina ryayo mu buryo bubasha gutuma yitandukanya n'izindi, kandi yanayihamagara imwe ikimenya ikitaba. Imbwa ya mbere rero yari yayise Nyakayaga, indi ayita Nyakarambika, indi ayita Urunyarutongo rutoto n'Amarisimbo, indi ayita Nyina aramuzi ntazamumpora, indi ayita Nyamurambika umuranzi urugumo, indi ayita Mporera, indi Nyakayonga umuranzi w'umupfu udashirishitura. Intarabona umunsi umwe arazinduka ajya guhiga, ariko nyina aramubuza ati mwana wanjye uramenye ntuzahiga inyamaswa yitwa impomahoma. Agiye guhaguruka nyina aramubuza ati sigaho mwana wanjye, sinakwereje none usibe uyu munsi ntujye guhiga utaza kugwayo. Intarabona ati umuhungu muzima se wagambiriye kugenda ngo azakwemerere? Intarabona arahaguruka n'imbwa ze ajya guhiga, ariko nyina aba yabibonye, nuko nyina araza yijishura umweko yari yambaye awutambika mu irembo. Ku bakiri bato rero, kera iyo umubyeyi mama wawe ukubyara yabaga atambitse umweko nta gashumi bakenyezaga uruhu, ko kera bambaraga impu cyangwa se bakambara inkanda, umwambaro ukozwe mu ruhu rw'umuvumu. Nuko rero yabaga awutambitse mu marembo, ntago wabaga wemeye kuharenga. Iyo waharengaga yabaga bizwi ko akenshi wakundaga guhura n'ibibazo. Nicyo n'uyu mubyeyi rero nawe yakoze, hanyuma atambika umweko mu marembo agira ngo umwana we ari bubitinye areke kugenda guhiga. Ariko umuhungu nyine ngo amare kubona ko nyine atambitse umweko mu irembo, nuko umuhungu ati umuhungu muzima arazimiza, arasimbuka agwa inyuma, araboneza n'imbwa ze baragenda. Agenda yiyamirira cyane ngo ari umwana w'umugabo wakundaga guhiga cyane bitangaje. Nuko aragenda rero ngo aze kugera yasangayo n'abandi bahigi baramwogeza cyane, ngo nyine n'imbwa zabaga zaratojwe guhiga ku buryo ikintu zikurikiye kitapfaga kuzisiga. Nuko rero nawe arazibaratira akajya ababwira ati nazikuye hagati y'Uburundi n'Ubunyabungo, kandi nta nyamaswa injya imbere ngo ntayo ntayifashe. Intarabona rero ubwo yinjiye mu ishyamba atangiye guhiga, yigiye imbere ahura na ya nyamaswa y'imponahoma, nyina yari yaramubujije. Imponahoma yagiye kuyirasa umwambi, inyamaswa iti sindaswa, sinigeze mpigwa, umvumbuye ambwira neza nkigendera. Intarabona arayireka inyuzamo iriruka, ayirukaho. Ya nyamaswa iti ndakuvuma kuko ndi Imana y'ishyamba. Imana yambwira iti ntureba kuri Ntarabona, genda maze ujye ubone n'ibiguturutse inyuma. Nugera iwawe inka zigutinye, umugore wawe agutinye, ababyeyi bagutinye, ntukagire ukwegera mu babaho bose. Nuko amaso y'Intarabona asubira inyuma, amatwi yareba hejuru, ageze iwe bose baramutinya, batinya kumwegera, ndetse babayirwa n'uwo ari we. Aragenda yicarira mu mugendo kwa se. Bukeye nyina w'umwana amujyana kuraguza. Bajyana inzoga nyinshi, basanga inyamaswa ibyagiye. Bati ntiwaduhanurira iby'uyu mwana? Inyamaswa iti nimuture izo nzoga nzinywe, ndababwira icyateye umwana wanyu. Inzoga barazitura baranywa. Impomahoma iti wa mwana we, si wowe wampize ndahibwa kandi nyoko yari yarakubujije? Ngaho ngera urebe neza, ngaho genda nk'uko abantu bagenda, ngaho amatwi yawe nasubira aho yahoze, maze ntuzongere gusuzugura nyoko ukundi. Sinjye bahera hahera umugani. Nk'uko rero tubyumvishe muri uyu mugani w'Intarabona, nk'uko izina ribivuga n'ubundi yari atarabona. Kuko turabona bavuga hano nyine nta bibi bindi cyangwa ibintu bidasanzwe yari yarigeze abona yahuye nabyo mu buzima bwe. Isomo rero twakura muri uyu mugani
isomo ry'ubuzima twakura muri uyu mugani ni ukumva tukumva impanuro z'ababyeyi. Uyu mwana mu by'ukuri ababyeyi be cyane cyane nyina yaramufitiye igishyika. Ababyeyi bacu bajya batugirira igishyika bakatubwira bati mwana wanjye, bana bacu mwitwararike, muzibukire iki n'iki. Ariko iyo wumvishe izo nama bikugendekera neza pe, uratunganirwa. Ariko iyo usuzuguye inama z'ababyeyi ntabwo utinda kubona ingaruka zabyo. Mwana ukiri muto rero, nawe muntu ukiri mu kubyiruka cyangwa se uri mukuru ariko acyafite umubyeyi kibasha kukugira igishyika, kibasha kukugira icyo agukomakomaho akubuza, tega amatwi impanuro umwumve n'icyo Imana yamuguhereye. Inama ya kabiri twakura muri uyu mugani ni ukudasuzugura ikivuzwe n'ababyeyi cyose, cyane cyane iyo batuburira. Umubyeyi arakuburira, umubyeyi arakubwira ati zibukira, umubyeyi arakubwira ati ntugana aha ko yagutanze kubona izuba, yakonkeje, yakureze, ukeka ko atazi ikigufitiye akamaro. Uri ibyishimo bye, uri umugisha we, uri amahoro ye, niwe byirato bye. Mutega amatwi rero, wimutesha umutwe, wimusuzugura, ndatuma yiheba atakazakuvuma. Cyane cyane abana mukiri butoya, muteze amatwi uruhererekane rw'iyi migani. Nifuza ko mwakumva ko iyi migani ikigamije kuri yo ntabwo ari ukuyibasomera nk'usoma inkuru cyangwa wibasomera ibiryohe, oya, ahubwo mwumve ni icyo abanyarwanda baciye uyu mugani bashaka kugeraho. Aha rero barakubwira ngo ntugasuzugure ikivuzwe n'ababyeyi cyose igihe barimo bakuburira. Imana ibacishamo ijwi ryayo, wikwepa rero ijwi ry'Imana rinyuze mu babyeyi bawe ngo ushake kwigira intarabona nk'uyu mwana. Isomo ry'ubuzima rya gatatu twakura muri uyu mugani ni ukurangwa n'ikinyabupfura. Mwumvishe umwana wasuzuguye nyina akarinda ubwo ijisho rumweka akawutambika mu muryango, mu marembo, wenda kugira ngo abirebe akazimiza, agasimbuka akagwa inyuma. Umwana utumva wamurera ute? Umwana utumva yagutera ishema ate? Umwana utumva mwagera kuki? Umwana utumva ni wo kugutera agahinda nta kindi. Bana bato rero, natwe tukibyiruka n'abakuru, ni ukugira umuco w'ubupfura, umuco w'ikinyabupfura, icyo twakwita discipline cyangwa se ethique. Nanone kagira kirazira muri wowe. Uzazikura he? Ni ukumva bimwe tuvuze haruguru, kujya wumvira ababyeyi, ukirinda gusuzugura ababyeyi, kumva impanuro bakubwira. Isomo rya kane twakura muri uyu mugani ni ugusaba imbabazi kandi ukemera guca bugufi. Yumvishe ko umwana bamutinye, nawe ntaforose akitarura abandi, ariko akajya ahatera impuhwe nyina, akamuririra. Nyina nawe nk'umubyeyi aramwumva, nuko bajya gushaka igisubizo cyafasha uno mwana kugira ahagera. Nawe rero igihe wakosheje, igihe watanye, wagiye kure y'umurongo muzima, tugira imbaraga zo gusaba imbabazi. Bizakubaka, bizubaka urugendo rwawe kuva uri umwana kugenda uba mukuru. Isomo rya nyuma twakura muri uyu mugani rero rirareba ababyeyi cyane cyane, kugira impuhwe n'umutima wa kibyeyi. Abana baradushavuza, abana haba ubwo badukorera amakosa, abana haba ubwo bitwararika mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo dusabwa ni ukutaba intare kuri bo, icyo dusabwa ni ukutaba abapolisi kuri bo, dusabwa kuba abasirikare kuri bo, ahubwo dusabwa kubarwanira ishyaka igihe bibaye ngombwa. Impuhwe n'umutima wa kibyeyi tukabyereka abana, kuko umwana arakosa, ariko iyo amaze kumva ko yakosheje yumva nta wundi yaza agana uretse umubyeyi we. Natwe rero ababyeyi twumve, dusome ibimenyetso by'imirimo, by'ibikorwa, by'imyitwarire y'abana bacu. Uyu mugani, ibiwurimo, ibiwukubiyemo byakusanijwe kandi bitunganywa, byandikwa na Musenyeri Aloyize Bigirumwami afatanije na Padiri Gafuku, bisohoka mu mwaka w'1971 ku Nyundo. Mukaba mwabigezwagaho nanjye Biganza bijya bituze, Indashyikirwa Rwema rwa Rukeratabara, Inkotanyi y'Iminega rwa Gitinywa, Imbonezamakuza rwa Bishima Muganje w'Indekwe ya Nyirimigabo, Rubimbura Ibanza rwa Rutagwabira Inyundo Inyonga Abahinzi, Ndi Ishema ry'u Rwanda, Rwabiza Inkwaya rwa Bizabigwi, Ninjye Biheko by'Abatabazi. Murakoze cyane.